Reka tubasuhuze kandi tubifurize kugubwa neza abadukurikiye ku Ibendera TV. Uyu munsi rero twari twabibabwiye ko dufite umutumirwa witwa Willy, ni umuhanzi. Tumuhe ikaze mu kanya gato, turamuha ikaze, ariko reka abadukurikiye tubabwire yuko ni ku Ibendera TV. Nge nitwa na Cretine Irishwa, ndi kumwe na mugenzi wanjye Byukusenge Theophile. Aha niwe rero tugiye gufatanya kuganira n'uyu muhanzi wacu uyu munsi. Reka tudatinze tumuhe ikaze. Umuhanzi wacu yamaze kugera muri ku Ibendera TV. Ikaze. Murakoze cyane. Aha twihuse rero, abantu ntago bakuzi neza. Iki kiganiro impamvu twagishyizeho no kugira ngo abantu bagerageze kumenya umuntu ni muntu ki. Willy ni muntu ki? Nitwa Willy Nkaka. Willy ni umwana wakuriye i Kanombe, akurira mu itorero ry'Abadivantiste, kugeza n'iyi saha niho akibarizwa. Gusa ntabwo akibarizwa mu itorero ry'Abadivantiste rya Kanombe, ahubwo asigaye abarizwa mu itorero ry'Abadivantiste ry'intara ya Ndera. Aka kanya niho ari gukorera umurimo. Aho utubwiye muri makeya noneho ku buzima bwawe busanzwe, noneho Willy ni muntu ki? Willy ni umusore usanzwe nk'abandi basore, akaba umuntu ukunda kuririmba cyane, ukunda no kumva indirimbo cyane zijyanye no guhimbaza Imana. Umuntu yenda yanibaze, se Willy utubwiye ko uri umusore, se Willy yarize, se bimeze gute? Yego, Willy yarize amashuri abanza yayigiye i Kabuga. Sinzi niba navuga n'ishuri, mu kigo cy'Abadive. Ayisumbuye nayo ayiga muri Tronkome, igice kimwe mu kigo cy'Abadive, ikindi gice mu kigo cy'Abakatolike. Erevo abasha kuyiga mu kigo cy'Abayisilamu, kaminuza yiga mu Badive. Ngira ngo Theo, iyo abantu badukurikiye nk'uko rero baba bifuza yenda no kugira icyo bamenya ku mibereho y'umuntu, ese afite akazi, ese bimeze gute, iki kibazo nacyo abantu barakigira? Yego, bakunze kukigira cyane. Ngira ngo n'icyo abantu benshi baba bashaka kumenya no ku muntu, ni uko bamenya umuntu ninde. Niyo mpamvu tugiye kubaza Nkaka Willy amazina ye, nubwo yatubwiye ko ari Nkaka Willy, ndetse akaba ari n'umuririmbyi, akaba yarakurira mu itorero ry'Abadivantiste umunsi wa karindwi. Akenshi na kenshi bakunze kwibaza bati, iyo umuntu yakuriye mu itorero, hari ubwo abatazi ubuzima bwo hanze, cyane cyane mu buzima bwa Gikristo. Akenshi ugasanga baravuga bati, impamvu abigenderamo cyane ni uko agenda ayabikuriyemo. Wowe se kuba ubirimo uyu munsi, iyo myumvire abantu bafite iyo myumvire no kuba birimo uyu munsi, abo bantu bababwira iki, ubuhe butumwa? Ubutumwa nabaha, ntabwo kubikuriramo bivuze ko ubihoramo nyine kugeza ubuzima bwawe bwose, ahubwo umubyeyi cyagufasha ni uko akwigisha, akakwereka inzira, noneho nawe ugahitamo inzira. Iyo umaze gukura, ntabwo umubyeyi aba akigufatira icyemezo, ahubwo wowe ureba muri ya nzira yakweretse, ese niyo koko y'ukuri irakwiye? Iyo usanze ikwiye, nawe ukomeza kuyigendamo. Iyo usanze idakwiye, uhitamo gukora ibyawe. Gusa ntabwo umubyeyi kubera ko nawe akunda umwana we, ntabwo ashobora kumutoza inzira mbi. Nkaka Willy, uyu munsi wa none yenda yaba afite sheri? Ni ikibazo dukunze kubaza abakurikira Ibendera TV umunsi ku munsi. Gerageza dusubize aho ngaho. Icyo ngicyo ndagisubiza rimwe gusa, ndumva nta kindi mwaza kuza kumbazaho. Sheri aramufite, gusa uko ibihe bizagenda bitambuka bizabasha kumumenya. Usibye Nkaka Willy, se kuba yenda ari umukristo wo mu itorero ry'Abadivantiste umunsi wa karindwi, akaba ari n'umusore wubaha Imana by'umwihariko, ese hari ikindi kintu yaba akora mu itorero? Ni umuririmbyi se? Ni umuyobozi mu itorero se? Gerageza tubwire. Ni umuririmbyi, akaba n'umuyobozi ushinzwe icyiciro ry'abasore. Akaba anunganira cyane mu ndirimbo zo guhimbaza Imana. Yego.
uvuze ku kintu cy'uburirimbyi uhuza na content yacu kuko umunsi ku munsi tugenda twakira abaririmbyi abahanzi bagiye batandukanye tunifuza ko buri umwe wese uri kudukurikira muri kano kanya ukurikiye Ibendera TV niba nawe hari igitekerezo waduha byaba byiza ko wajya muri comment ukatwandikira niba ari twazagusura ukatubwira tukazagusura nawe ni ntago tuguhaye ikaze. Willy uri umuririmbyi wa korali w'amakuru agiye atandukanye ariko se ugerageza utubwire imiririmbire yawe muri kino gihe bisa nkaho bigoye cyane bya COVID-19 usanga abaririmbyi kenshi bari kugenda basa naho bari kuvuga ko ibihe bigoye wowe imiririmbire yawe ihagaze gute muri bino bihe? Ngewe rero ndabibona ko ibihe bigoye ariko ntabwo dukwiye gucika intege n'ubundi umurimo ugomba gukorwa igihe cyose twaba turimo situation yose twaba turimo umurimo ugomba gukorwa. Rero ntabwo mbyumva kimwe n'abo ngabo bumva ko umurimo ugomba guhagarara cyangwa se ugomba gucika intege ngo ni ukubera ibihe turimo, ahubwo nibwo tugomba gukomera tukabana n'Imana cyane kuko bya bihe bikomeye niho kwizera kwacu kugaragarira. Umuririmbyi rero burya uzamucunga kenshi na kenshi abameze nk'umusirikare kuko igihe aterewe na Kristo biko bimezera igihe aterewe aratabara abameze nk'umusirikare ari nayo mpamvu tugiye kumuha akanya gatoya katuririmbira kugira ngo abantu badukurikiye bamwumve ariko tutari twagera aho ngaho reka ubanze twinjize hariya hantu neza. Umuntu wese agira isoko avomaho agira aho akomoka. Ubuhanzi bwawe bwaje gute? Ko arimo batubwira ngo nagiye muri dushe biraza, arimo batubwira ngo navutse mama aririmba mfatiraho, arimo batubwira ngo twabisanze mu ishuri, arimo batubwira ngo babiboneye mu modoka bateze bagenda. Wowe byaje gute? Ngewe rero byaje ntabwo nari umwana cyane ariko njye byaje nko ku myaka nk'umunani. Ku myaka 8 nsengera i Kanombe hari korali yahabaga n'ubu iracyahari yagiye ikuramo abana benshi batandukanye, yari korali y'abana niyo twaje gukuriramo ngewe na murumuna wanjye turirimba muri iyo korali birazamuka muri ubwo hari nka gihe ki? Hari muri 2006 na 7 birazamuka kugera muri segonderi ariko muri segonderi kubera amasomo na interina byabaga bigoye kuboneka muri gahunda z'iyo korali bisa nk'ibihagazeho ariko ku ishuri ku makorali abaga ari ku ishuri wasangaga dukora cyane tukagerageza gufata cyagiye twakabaye turi muri gahunda zo ku rusengero nyine muri korali yo ku itorero ryacu ugasanga ahubwo tubikorera ku ishuri ugasanga ni nabwo binejeje cyane kubera ko ariho tubona umwanya wisanzuye cyane wo kubasha kuririmba cyane ukumva ko za ndirimbo nyine hari icyo ziri gukora ku mitima ya benshi nawe bikawe kandi urimo. Ngira ngo noneho wahita ukora mu muhogo abantu bakumva ijwi ry'umuntu twatumiye uyu munsi. Ngewe rero indirimbo ndi buririmbe ni indirimbo nkunda cyane, ni indirimbo ya Pome, ubwo ndavuga Paradise na Messengers na Orion. Hari indirimbo bagira yitwa Ririmba, niravuga ngo ririmba ririmba ririmbira Imana nziza iririmbira ugira uti uri Imana yumva bayo. ngira ngo twumvise ku ndirimbo hari wavuze ko wenda ari indirimbo ukunda ndetse wanatura n'abadukurikiye muri kano kanya ariko se we ku giti cyawe utubwiye indirimbo yahuriyemo abahanzi bagiye batandukanye ndetse n'amakuru menshi atandukanye ku ruhande rwese n'andi ndirimbo wenda ufite wasangiza nk'umuhanzi nk'umuririmbyi ku giti cyawe ufite uririmba? Njye rero ntabwo ndi umuhanzi ku giti cyanjye. Yego. Njye ndi umuririmbyi muri korali. Yego. Rero sinzi niba wenda ari indirimbo ya korali nakoresha. Yego. Tukira ngo se uririmba muri korali ntabwo twakigarutse wenda. Yego. De korali yitwa The Promises. Yego.
ikabibarizwa ku itorero rya Ndera nk'uko nabisobanuye kare. Yego. Nta kibazo wayikoresha. Si byari na kre? Nta kibazo. Okay. Ndavuga ngo nta kiguzi nari mfite cyankura w'ibyaha byanjye, ariko nabonye ubizi kugira ngo nkizwe. Oh haleluya, ndamushima kubera urukundo rwe rwampesheje agaciro binyuze mu maraso. Willy, abantu barabona ufite impano nziza. Ubuhanzi bwawe cyangwa se iyo wumva umuntu uririmba n'iki kintu kigukora ku mutima? Indirimbo rero sinzi wenda niba uko mbyumva ariko n'abandi baba babyumva, njye indirimbo ziramfasha cyane. Kenshi iyo nicaye igihe cyose ubundi nkunze kuba ndi mu rugo mba ndi kuririmba umwanya munini. Abo tubana bo nibo babizi cyane. Dushobora kuba twari mu kintu runaka ukajya kubona ukabona piano ndayiteruye ngiye gucuranga no kuririmba. Rimwe ugasanga barimo barabawundi kubasakuriza n'iki, gusa ngiye indirimbo ziramfasha cyane, ziranyubaka ku buryo iyo ndimo ndaririmba numva ko hari ahantu ndi kuva naho ndimo nderekera. Mba mbona amarangamutima yanjye pe, mba numva ndimo ndayageraho, ndimo ndayakoraho, ku buryo mba numva ngewe ijuru mba narigezemo ahubwo. Hari umuhanzi twaganiriye aratubwira ngo impamvu aririmba cyangwa se impamvu akunda kuririmba ngo nuko iyo ari kuririmba bimufatira umwanya bigatuma atajya mu biyobyabwenge no mu zindi ngeso mbi. Ese nawe niyo mpamvu ituma werekeza mu kuririmba cyane? Njye mbijyamo kubera ko mbikunda no kubera ko binyubaka, aho kugira ngo nanjye mfate umwanya wo kujya mu bindi bitampesheje agaciro, bitanahesheje n'Imana agaciro, naririmba. Kuko kuririmba birafasha, birubaka cyane. Birafasha. Willy, none ninde muhanzi se wowe ufata w'icyitegererezo? Umuhanzi mfata w'icyitegererezo? Njyewe rero buriya ntabwo ngira umuhanzi ngo mvuge ngo n'uyu nguyu, ahubwo usanga hari amakorali akunda kunyinsipira cyane. Harimo Way of Hope, harimo Patmos, hakabamo na Senders God. Ziriya korali niyo ndi kumva indirimbo kenshi usanga muri ekuteri mba nambaye, kenshi mba numva indirimbo zabo, kuko ziriya ndirimbo ziramfasha cyane zikananyubaka. Willy, hari ikibazo rero ngiye kubaza, ni ikibazo cy'amatsiko abantu bakunda kugira. Twakiriye umuntu nkawe rero ukagenda tutakikubajijeho, ngira ngo abantu bazabitwishyuza. Ngira ngo urakijijwe. Yego. Ufata gute agakiza Willy? Agakiza ni iki kuri wowe? Agakiza ngiye uburyo ngafata ni impano nahawe. Sinayihawe njyenyine, twayihawe turi benshi, ariko ka gakiza noneho twahawe, ese tubasha kugafata gute, kukakira gute, tugakoresha gute? Aho rero niho dutandukanira wenda na bagenzi bacu. Buri wese nubwo impano dufite y'ubugingo twahawe, y'agakiza twahawe, ariko ntabwo tuyikoresha kimwe. Impamvu nari nkubajije icyo kibazo, hariho igihe tuganira n'abantu bakavuga ngo basengera abantu bambabarire, bakatubwira ngo tuvuge urugero ngo basengera muri Katolike ntibakijijwe, abasengera mu Badivantiste ntibakijijwe, hakijijwe abangaba basengera aha, basengera aha ngaha. Icyo kintu gifata gute? Njye rero nemera ko buri torero harimo umugeni wa Kristo.
rero mu gihe muri buri torero harimo umugeni wa Kristo ntabwo dukwiye guca imanza, ahubwo dukwiye kwirebaho ku giti cyacu tukareba twe niba ibyo twizera duhamanya nabyo. Ntabwo nkwiye kureba mugenzi wanjye ngo nuko asengera hariya, buriya ashobora kuba asengera hariya ahubwo ugasanga we ibyo yizera ko kabirimo neza kuruta njyewe witwa ko nzi ngo ndi mukuri. Rero numva ko ukuri ni umuntu ku giti cye niwe uba ukuzi, we n'Imana ye nibo baba bagomba kubana ibihe byose, kuko gusenga nibyo bifasha cyane. Rero mu gihe iyo usenga Imana yawe ntabwo ubona umwanya wo kujya gucira abandi imanza cyangwa nuko basengera mu yandi matorero, ahubwo reba wowe umubano ufitanye n'Imana yawe, ubundi ibindi ubirekere ba nyirabyo. None se Willy, niba wemera ko itorero ryose ririmo umugeni, uraza kubwira iki bariya abantu bavuga yuko ari abahanzi, ari amakorari badashobora kujya kubwiriza ubutumwa yenda se mu kabari ahantu runaka, cyangwa se yenda niba ari mu itorero n'iri badashobora kuvamo ngo bajye kubwiriza ubutumwa ahandi mu rindi torero? Rero buriya iyo uri mu itorero ugira amabwiriza ugenderaho. Niba ndi mu badivantiste nkaba nzi amahame y'abadivantiste, ibyo bizera, nkaba nzi ibyemewe n'ibitemewe, kuko ndi muri iryo torero ngomba kugendera kuri gahunda z'itorero. Ntabwo ngomba kuba ikigande ngo iby'itorero ritemera mbikore, kuko nahisemo kujya muri iryo torero ngomba gukora ibyo risaba. Tugarutse ku buzima bwawe rero bwite busanzwe, se Willy, watubwiye yuko uri umusore nta mufasha ufite. Yego. None se Willy, umwari mwiza ku musore nkawe ni umwari umeze gute? Tuvugende urugero, sinzi niba umufite, ntago wigeze ubitubwiraho, ariko mbere yuko tugera ku kumenya niba umufite cyangwa utamufite, ubundi ugiye gutoranya, ubundi warebera ku biki? Umwari ni uwubaha Imana nawe akaniyubaha. Iyo yubashye Imana nawe ubwe ntabwo bimugora kwiyubaha, uwo ngewe niwe mbona nk'umwari. Abantu urazimije cyane, abantu bashobora kudahita basobanukirwa neza icyo ushatse kuvuga. Ni ukuvuga ngo ntabwo tugira ngo kriteriya izi. Umuntu wese ngewe wubaha Imana nawe ubwe akaba yiyubaha muri sosiyete, akagaragaza nyine ko yubaha Imana, njye numva nta kibazo kirimo. Ni ukuvuga ngo wakwikubitira umukobwa ucuruza agataro hirya hariya cyangwa se ukubura mu muhanda, nta kintu bitwaye kuri wowe? Nta kibazo pe. Utandukanye rero n'abandi bavuga yuko ngo baba bashaka bize, abafite amafaranga, abafite imodoka, muratandukanye cyane. Yego. Kandi biraharawe muri iyi minsi. Duhita dufatiraho se wa mugani ku ruhande rwawe, ubundi ufite uwo mushobora kuba mwabana? Ndamufite, ariko biracyari process. Waguha se akanya ukamusuhuza, yenda umuvuze mu izina rimwe, kuko ndabizi iki kiganiro azagikurikira. Nta kibazo. Musuhuze rwose, umuvuze no mu izina ntacyo bitwaye. Yitwa Rusi. Yitwa Rusi. Namusuhuje cyane. yubakwe Rusi rero umuhe ubutumwa wamubwira ni ubuhe Rusi ugukurikiye ubu ngubu? Ubutumwa namuha ni uko yakomeza kuba hafi y'Imana, ikindi kandi agakomeza kuyubaha, ikindi kandi Imana ikazamushoboza kuri plani dufite cyangwa se ku bitekerezo buri muntu wese agira, Imana ikazabasha kudushyigikira ikadushoboza. Willy, hari ikibazo njya nkunda kubaza abantu, cyane cyane abantu bafite aho bahuriye na muzike cyane. Ubumwe bw'amakorari cyangwa se ubumwe bw'abahanzi kuri we ubumva gute? Icyo ni ikintu wumva gute? Twese dukora umurimo umwe, twese turirimbira Imana n'abandi batuzengurutse bakumviraho. Niba rero twese umurimo turi gukora ari umwe, ubutumwa turi kubwiriza ari bumwe, ntabwo dukwiye gusanga hari ibice, ahubwo tugomba gufatanya tugahuza za mbaraga kugira ngo wa murimo tubashe kuwugeza ku iherezo, kugira ngo Kristo abone agaruke.
rero tudafatikanyije ahubwo ntacyo twaba turimo gukora. muri bino bihe bya covid bisa nkaho biruhije bigoye abaririmbyi burimo wese usanga aba baririmbyi ku makorari ikibazo bahuje ni ikibazo cy'ubukene by'umwihariko cyane ko bavuga ko ibitaramo ntabyo bagikora kuba bakora bajya ahantu bakaba babonamo inyungu runaka zabafasha cyangwa se zabasapotinga mu buryo bw'imiririmbire ni ikibazo gikomeye cyane. Mwebwe nk'abakorari nk'abantu baririmba cyangwa se nk'abakorera muri rusange icyo kibazo umuntu akora ikibazo cyakemuka gite nk'abantu bahagaze muri music industry muri kano kanya? Nge rero uburyo mbibona umurimo uravunanye kandi uracyari mugari. Ubushobozi nibyo ni buke ariko gukorera Imana nta kiza nkabyo, sibyo? Igihe cyose rero uzi neza icyo urimo n'umurimo urimo numva nta mbogamizi zikwiye kubaho kuko igisubizo dufite ni Kristo. Igihe cyose rero tubasha kumwizera tubasha kumwiringira n'ibidashoboka arabidushoboza. Amen. Ubwo ni ukuvuga ko kuri wowe amakuru icyo agomba kuri cyangwa se wagomba guhanga amaso ni Yesu Kristo we banze ryo kwizera kwacu. Reka tugushimire reka hari mugenzi wanjye na Keta nawe Willy twagize amahirwe rero turakwakira wanamaze no kutubwira uko uhagaze mu rukundo. Tugiye kugera ku musozo turahamagarira abadukurikira ku Ibendera TV gukomeza kugenda babana natwe tubibutsa ko ari ikaze baduha ibitekerezo n'ibindi byose bitandukanye. Hanyuma rero Willy urukundo kuri wowe rusobanuye iki? Urukundo mbajije ikibazo gikomeye cyane. Mu yandi magambo kuri Willy urukundo ni iki? Urukundo ni iki? Cyane ko banatubwiye ko ufite uwo mukundana. Urukundo rero ngewe uburyo dufatamo urukundo rwa relation isanzwe cyangwa oya ntabwo ari urukundo rusanzwe turi gushaka kuvuga urukundo rwa Willy na Rusi. Urukundo rwanyu n'urukundo kirumeze gute? Rw'abantu babiri bakundana ubundi. Yego. Nge urukundo uburyo ndufata rero ni ibyiyumviro umuntu agira bya byiyumviro yamara kubigira uwabigiriye akagira amahirwe y'uko nawe ashobora gusanga afite bya byiyumviro bakabihuza. Nge niko mfata urukundo. Willy ubona hari ihuriro rihari hagati y'urukundo n'amafaranga? Buriya rero iyo hajemo amafaranga mu rukundo biba byabaye imibare. Ni ukuvuga ngo hari icyo umukeneyeho nawe hari icyo aba agukeneyeho. Nge rero ntabwo mbifata gutyo. Amafaranga yakunganira ariko si yo aza ku mwanya w'imbere. Ni ukuvuga ngo icyambere rwa rukundo bwa bumwe mufitanye nibwo bwa mbere ni nabwo bukenewe. Amafaranga yaza ataza aje ni byiza atanahari mwayashaka ariko ntabwo numva ko ari agomba kuza ku mwanya w'imbere. Nose Willy ubona umuhanzi uririmba indirimbo z'Imana ushobora gukoresha igiterane cyangwa se igitaramo akishyuza n'umuhanzi uririmba indirimbo z'Imana agakoresha igitaramo cyangwa igiterane ntiyishyuze, ubona ari wowe uri mu murongo nyawo? Nge bose mbafata ko bari mu murongo. Uradusobanurira? Gukoresha igitaramo akishyuza hari ibyo aba yarasipendinze nyine kugira ngo akore za ndirimbo bwa butumwa bukore. Bya bindi yasipendinze rero aba ageze igihe akeneye bwa bufasha noneho bwa ya public kugira ngo nayo imufashe n'ibindi bikorwa afite imbere abashe kubikora kuko abona ko atabyishoboza wenyine. Niho akoresha cya gitaramo akaba yakwishyuza. Nge numva nta kibazo kirimo. Undi rero ukoresha igitaramo ntabe yakishyuza bitewe ari igihe ashobora kuba afite ubushobozi. Noneho yamara kuba afite bwa bushobozi akumva ko ubushobozi bwe afite agomba gukorera Imana, akumva ko ubutumwa agomba kubugeza hose hashoboka akoresheje bwa bushobozi Imana yamuhaye, ubu nawe tugomba kumwumva. Murakoze. Willy tugiye kugera ku musozo rero ariko ntago naniganira ijambo ndi imbere yawe. Ntekereza ko iyo muririmba muba muri kuvuga ubutumwa. Nkwise umuvugabutumwa sinaba nkusheje. Willy ubona byoroshye gukora ivugabutumwa nta mafaranga ugira cyangwa se biroroshye gukora ivugabutumwa nta kazi ugira?
biragoye. gute Willy? Uburyo bigoye, iyi si turimo turajyamo ni isi ifite byinshi isaba. Ntago waba nta bushobozi ufite ngo ukore uvuge ubutumwa, ariko nabwo kuba udafite ubushobozi ntibivuze ko ugomba kwiyicarira ngo wumve ko ubutumwa buzavugwa n'abandi. Nawe koresha uko ushoboye, byaba icyo ufite nawe uvuge bwa butumwa. Ntabwo Imana izakurenganya ngo ntiwagiye gukora indirimbo ngo muri studio. Oya, hafi yawe hari abakuzengurutse mu miryango, dufite abo tubana nabo wenda batari n'abakristo. Ba bandi batuzengurutse bo ntabwo twababwira ubutumwa ko nta bushobozi bisaba. Kuki twumva ko ubutumwa tugomba kuvuga ariko tuzavuga twageze kuri televiziyo, twageze kuri radiyo, twageze mu bindi bihugu? Tubanze duhera aha tuzengurutse. Ba bandi batuzengurutse nibamara kumva bwa butumwa, kuki batagufasha kugira ngo noneho ubutumwa bukomeze busakare? Nganye guha mugenzi wanjye tugana ku musozo agusezerera, ariko mbere yuko tugera aho ngaho ndagira ngo nkubaze, umuntu yagize amahirwe yo kwakira Willy wamusuye, yagutegurira iki? Kandi se ubwo ni mu ruhande yenda rwo gufungura yenda no kunywa? Rero ngiye ikintu nkunda kurya cyane ni indyo yitwa umuceri, amakaroni, niyo ndyo nkunda. Buriya ibindi byaza ari inyongera, ariko buri umuntu aba yakoze ibishoboka cyane. Hanyuma icyo kunywa? Icyo kunywa cyo rero nta kigoye kirimo, kenshi njye mwikundira fanta. Okay, reka na mugenzi wanjye rero umwanya, hanyuma tugane ku musozo. Yenda buriya ashobora kuza kugira ihishurirwa akakubaza iyo wambaye neza ukuba wambaye. Murakoze. Willy, nk'uko mugenzi wanjye abivuze, n'icyo kibazo nacyo cyazamo. Ubundi umusore Willy abenshi bakunze kumva ko iyo umuntu yambaye, akenshi kwambara, benshi mu rubyiruko tuba twumva kwambara amadeshire. Iyo wambaye neza wambaye ute? Njye rero umusore wambaye neza numva ko aba yambaye neza ni umuntu wambaye bihesha Imana icyubahiro, nawe ubwe bikamuhesha icyubahiro. Atari imyambaro nshobora kwambara nagera hanze yara nanjye ubwanjye kantera isoni, ubwo ntabwo mba nambaye neza bimesheje agaciro. Rero igihe nambaye nkumva ko Imana yanjye, imyambarire yanjye byose bihesheje icyubahiro, nanjye ubwanjye mu banzengurutse bimesheje icyubahiro, numva ko uwo muntu aba yambaye neza. Ariko ntako basobanukirwa uvuze gutyo, kuko umuntu wese ngira ngo iyo yambaye agasohoka abazi neza ko burahesha Imana icyubahiro mu mutima we. Yego, umuntu wese wambaye neza agasohoka nibyo kuko bivuze abazi ko ahesheje Imana icyubahiro. Ariko tujye tugira uburyo dutandukanye wenda imyambaro. Sindi wivugaho cyane ngo mvuge ngo uyu ntunga agatoki ngo umwambaro uyu n'uyu, ariko mu gihe umutima wawe nta rubanza ugucira ko wambaye nabi, njye numva wambaye neza. Ahubwo abo bandi hari abo byagusha nibyo, ariko igihe wabyambaye udashaka kugira abo ugusha, ahubwo ukumva ko wabyambaye kuko wumva ko ugomba kuberwa, ukumva ko umutima wawe uhamanya nabo, atari ukugenda ngo runaka nakwitegereza usange urimo uragira dute cyane. Njye numva uba wambaye neza. Nawe umukobwa kuri wese uba wambaye neza we aba ameze ate? Nawe nuko n'umukobwa wese wambaye akikwiza ugasanga ko bimuhesheje agaciro, kandi n'Imana bihesheje agaciro. Burya ntago Imana yaheshwa agaciro wowe utabanje gukiha. Willy, ngereka ngusezerereho, ndakeka ko mugenzi wanjye niba arakomeza kubaza, ariko ngewe ndagusezeye. Twabanye neza ku Ibendera TV. Imana ikomeze kurinde. Reka tuguhe umwanya rero ubwire abadukurikiye ku Ibendera TV ubutumwa bukuri ku mutima, bishobotse waza no kugaruka ku butumwa waha abantu bugendanye n'iki cyorezo cya COVID-19, ubundi tugane ku musozo. Ubutumwa bwa mbere naha abakurikiye Ibendera TV ni uko turi mu bihe bya nyuma by'iminsi y'imperuka. Ibyavuzwe birimo biragenda bisohora. Nahanjye naha buri wese kugira ngo dukomeze guhagarara dushikamye
duhora bugufi y'Uwiteka Imana kandi nta kabuza izadushoboza. Uyiringiye wese naho yapfa azazukira ubugingo buhoraho. Dukomeze kuyiringira tutajegajega kandi tuyiringire n'umutima wacu wose n'ibyacu byose. Buryo umutima wacu wose n'impagarike yose twemeye kuyitanga, burya n'ibindi byose tuba twabitanze. Atari ngo twatanze kimwe ngo ikindi wapi. Duhitemo kimwe kuko igihe kirasohoye ko buri wese agaragaza uwo yizera. Ubutumwa bundi natanga ku bijyanye n'iki cyorezo, twese turabibona ko iki cyorezo nta muntu n'ubundi kitahungabanyije, ariko Imana izi impamvu. Kuba byarabayeho byagize abo bikebura, buri wese byamugezeho kugira ngo abanze arebe kwizera kwe uko kumeze. Turabizi ko hari igihe twari turi muri guma mu rugo, buri wese yibaza ngo ndarya nte, ariko wabayeho kandi udakora. Rero n'igihe kizaza tuzabaho. Icyo tugomba kumenya, Bibiliya niyo itubwira ko tugomba kubaha abatuyobora. Kubaha abatuyobora rero, niba twubaha Imana by'ukuri, abatuyobora amabwiriza baduha tugomba kuyubaha, tugomba kuyagenderaho kugira ngo ku iherezo uru rugamba tuzarutsinde. Murakoze. Imana iguhe umugisha Willy. Murakoze.